Abaturiye ahateganijwe imishinga y'iterambere mu mujyi wa Kigali barasaba gukurwa mu gihirahiro kuko bamaze igihe kinini batemerewe kubyaza umusaruro mu buryo burambye imitungo bafite ku butaka bwabo, bakavuga ko birimo kubateza igihombo. Inkuru irambuye yateguwe na Karixte Kaberuka afatanyije na Byron Ndayambaje. Imishinga irimo yo kwagura ibikorwa remezo, kunoza imiturire n'indi inyuranye niyo yitegereje gushyirwa mu bikorwa kandi yitezweho guhindura isura y'umujyi wa Kigali nk'uko n'abaturiye aho izashyirwa babibona. Bigaragara yuko abaturage babyishimiye kubera yuko urabona umuhanda waragutse, kaburimbo nawe urabireba barimo barayishyiramo, amateme barayubatse, hariya hirya hari amatiyo bagiye gushyiraho amatara ku muhanda, urumva. Hamwe na hamwe abaturage bahawe ingurane barimuka cyangwa batuzwa neza, naho ahandi baracyategereje bihanganye. Green City maze imyaka 3 ivuga Green City. Urugero ni abaturage bo mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo ahagenewe kubakwa umudugudu wa Green City. Bavuga ko kuba waradindiye bikomeje kubagiraho ingaruka. Ni ikibazo kandi bahuje nabo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro ahari igice cyagenewe ibikorwa by'ubuvuzi. Nabo ngo bategereje kwimurwa ariko ngo amaso yaheze mu kirere. Icyo twifuza nuko Green City yazigasobanura abaturage aho ihagaze ubu ngubu. Ikavuga iti ngiye mpagaze aha ngaha, niba ari imihanda turayica muri uyu mwaka cyangwa se byarahagaze burundu, abaturage nimukomeze gahunda zanyu, ibyo kubimura bibave mu mutwe, n'ibyo bikorwa bya Green City mwari mutegereje muri aya matongo ntabwo biragererwa kuri gahunda. Turi mu gihirahiro, ntabwo tuzi iyo biva niyo bijya. Nibura n'umuntu yamenye ukuri ashaka nko gushaka ikibanza hirya akabateganya akavuga ngo nimutse najya, ariko ntabwo tubizi. Ku baturage umushinga iyo uje utugana tuba tuwitezeho akazi, icyo ni kimwe. Biracyari mu nzozi, birakwiye ko habaho uburyo buhamye bwo kugena igihe cya nyacyo, bakabyemeza cyangwa bakabikuraho tukava mu rungabanga. Ibi ni bimwe mu bibazo bikubiye muri raporo umutwe w'abadepite uherutse kugeza kuri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo nyuma y'ingendo bakuriye hirya no hino mu gihugu mu mpera z'umwaka ushize. Kuva 2022 Furerwa yabwira umujyi wa Kigali ko bahagarika gutanga ibibanza ibyangombwa, ndetse na nyuma aho master plan isohokeye 2023 abaturage bahariya nta burenganzira bafite kuri buriya butaka kubera ko ntango bemere kugira icyo bahakorera, ndetse bakanabwirwa ko nta n'ingurane bazanahabwa. Ni nk'urugero wenda tuvuge nk'umuturage ufite nk'ubuso bwa square meters 800, hakazacamo jardin public, hagacamo amashuri, agasigarana nka 300. Muri yandi bwa butaka bwose bundi abaturage babwirwa ko nta kintu bazahabwa kandi byagiye mu nyungu rusange. Abaturage batubwiraga ko hashize imyaka 2 hakomye, ko bababwiye ko igishushanyo mbonezamiturire cyavuguruwe ariko kikaba kitaremezwa, nabo bakaba badafite icyo bakoresha, badafite amahitamo mu gukoresha ubutaka bwabo kuko ntacyo bemerewe kuhakorera kubera ko hakomye. Hari ibikorwa byinshi cyane. Mu biganiro komisiyo y'ingengo y'imari mu mutwe w'abadepite wagiranye n'ubuyobozi butandukanye bw'umujyi wa Kigali, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dusabimana Fulgence yagaragaje ko kuba harimwe mu mishinga yadindiye byatewe n'ingengo y'imari yayo itarabonekeye igihe. Noneho hakabaho abafatanyabikorwa batinda gusubiza. Ahangaha ibyo tuvuga ni non objections ziba zikenewe kuri iyi mishinga dukoranaho na za AFD, World Bank n'indi. Mufite ingengabihe mukabohereza terme de reference, ariko kugira ngo baduhe feedback bigatinda kandi udashobora advertising procurement, gutangira procurement process utarabona ibikenewe. Ku kibazo cy'umushinga wa Green City, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore asobanura ko mu gihe kitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka leta izafata umwanzuro kuri uyu mushinga uri mu nyungu z'abaturage. Naho ku yindi mishinga isaba ingurane muri uyu mujyi aho bitazashoboka ngo izahagarikwa maze abaturage basubirane uburenganzira bwo kubyaza umusaruro imitungo yabo. Ibi bibazo by'abaturage bagiye bahagarikirwa ubutaka, imishinga n'ubutaka muri rusange byose tubivugiye hamwe, twihaye gahunda y'uko tubiha umurongo mu gihe gito, mu mezi 3 ahari inyigo plan zigakorwa. Akenshi hari usanga turi gukora inyigo tukayerekana physical plan, abaturage bakubaka ibijyanye nayo. Hari aho usanga abaturage bakeneye expropriation nka Green City, umushinga waba ugaragara ko tukabona itariki abaturage bishyurirwa,
cyangwa se tukavuga ko umushinga udahari tukawuhagarika. Ibyo nibyo turimo kuri ibyo bibazo byose twarabibaruye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibishamikiyeho byose bizahabwa umurongo vuba. Umujyi wa Kigali ufatanyije n'umushinga Kigali Infrastructure Project urateganya kubaka imihanda ya kaburimbo y'ibirometero bisaga 100 ndetse na za ruhurura z'ibirometero bisaga 120 mu gihe cy'imyaka 3 iri imbere. Hari kandi n'umushinga wo kubaka gare nshya Nyabugogo n'undi wa Ramba Hills Project wo kubaka inyubako zigezweho mu murenge wa Kacyiru ndetse n'indi abaturage basabwa kuzagiramo uruhare kugira ngo izashyirwe mu bikorwa igamije gukomeza guhindura isura y'umujyi wa Kigali ku ruhando mpuzamahanga. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Icyambere nuko umuyobozi umuryango wa FPR Inkotanyi uvuga ari umuntu ugomba kuba akorera ku ntego zayo. Intego za FPR Inkotanyi zigizwe n'amahame remezo y'umuryango. Nta muyobozi muri FPR uhimbira ibye. Umuryango wamaze kubyubaka byose. Uyu munsi chairman wa Nyarugenge aramutse ataruriya atari Nyakwahadeya akaba n'undi wari wese wicaye hano nta kintu gishya yabaje guhimba kuko structure imiyoborere n'imikorere irubatse. Benshi bajya bibaza ko u Rwanda ruteye. U Rwanda mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine buri muturage wese ari umuyobozi. Tumanuka tujya mu isibo murebe. Sibyo? Mu isibo hariya hasi. Uko tugenda tuzamuka udafite inshingano mu isibo azifite ahantu akorera. Bivuze rero uru ni u Rwanda rw'abakozi. Ni u Rwanda rw'abayobozi. Twitwara dute rero muri iyo mpinduramatwara? Ijambo impinduramatwara ni revolution. Mu minsi yashize Nyakwa chairman nigeze kutuganiriza muri Unity Club arimo kwibaza abanyafurika icyo turwaye twabaye iki gituma n'uyu munsi tukiri abangaba tumeze gutya. Mu Gisiramu mvuga sabirira gusabiriza ahari simbizi bari icyo bivuga ariko nzi ko natwijyambira burumva hari dukeya. Urabona umuntu ukabona ntabwo yuzuye neza. N'umuyobozi w'akarere urabona hari ibindi bintu ategereje ku muyobozi wundi wo hejuru ye. Ubwo gitifu umurenge we ntabwo namuvuzeho cyangwa w'akagari cyangwa umukuru w'umudugudu na mutwara sibo. Umuyobozi mpinduramatwara aba agomba kuba yumva icyo cyitwa ideology y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Imirongo migari ya politiki yo kuyobora icyo gihugu. Niba guha kuyobora akagari ka Kabuguru ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se kano kagari ka Kiyovu cyangwa ukabura umuyobozi mu nama njyanama yako uhitegereza guidance guhabwa amabwiriza oya icarana